Refuge TV ubuhungiro. Yesu ashimwe bene data dusangiye kwizera mwese abadukurikiranye kuri Refuge TV ubuhungiro n'abakunze kudukurikirana mu itorero ryera, tubahaye ikaze muri uyu mwanya dukomeje gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkomeze mbagaragarize ibintu Yesu yavuze cyangwa yahinduye hashize imyaka myinshi, ariko abantu cyane cyane itorero rye ribyitwaramo nk'aho ibyo bintu bitigeze bihinduka, bityo ingaruka zo kutamenya igihe ibintu byahindukiye ngo bagendere mu bintu bishya zimaze kugaragarira n'abantu batari abo mu itorero. Noneho ikibabaje ni uko abo mu itorero bo ahubwo batabibona. Abantu bo mu isi bafite ibyo banegura itorero. Iyo ubajije abantu, ndetse nta nubwo ari abo mu isi baba batarabaye mu itorero, akenshi ni abantu babaye mu matorero abakirisitu, ari abakubwira ati mu by'ukuri umbabarire, aho ibintu nabiboneye uko nabisanze nta kigenda ni uburyarya gusa buri mu itorero. Ati nta mana nzi mubona cyangwa mugira muze kumbwira ntamenye, ariko icyo namenye ni igiki? Ni uko abantu ari indyarya. Uburyarya ni ukuvuga ngo abantu bavuga ibintu ntibabikore, bagaragara uko batari, bibwira abandi neza ariko mu mibereho bakabaho imibereho idahamya ibyo bizera. Uwo muntu akakubwira ati njyewe umbabarire, jyana agakiza kawe hirya iriya, ko nabonye ukuntu mukizwa. Murakizwa ni mwebwe mwiba, murakizwa ni mwebwe musambana, murakizwa ni mwebwe mukora ibibi byose, murakizwa ni mwe muri banyamatiku. Ntabwo nshaka gukizwa nkamwe. Akenshi iyo tubonye abantu batubwira gutyo, dutekereza ko ahari bo ngo batakijwe, ahari bo banga Imana, ahari ntiturebe ibyo bavuga ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. Ibyo bavuga koko ntabwo babibona mu itorero, ntibabibona mu banyetorero. Ibyo abantu batugaya ntabwo ari ukuri. Petero akavuga ati byari byiza yuko abantu babavuga cyangwa babarega ibyo bababeshyera, ariko ntabwo ari byiza yuko abantu bavuga ibyo banegura itorero n'abanyetorero, ibyo banegura abashumba b'amatorero, kandi ngo usange ibyo ari ukuri. Noneho rero naje kwitegereza nibaza igituma ibyo bintu nanjye mbona, kuko akenshi ndabivuga, bigayitse mu itorero. Naje gusanga hari impamvu. Impamvu y'ingenzi ni uko abantu bafashe igitabo cya Bibiliya bagifata nk'aho ari igitabo cy'Imana mu buryo bumwe, ku isezerano rya kera rifite uburemere bungana n'isezerano rishya. Ati Imana ntihinduka, bityo ibyo yavuze bwa mbere ntabwo bihinduka, ni kimwe n'ibyo yavuze bwa kabiri. Nyamara ijambo ritubwira yuko isezerano rya kera ari ishusho y'ibyari kuzaza. Ni ukuvuga ngo ibyari kuzaza kandi byaraje, byo ni ukuri. Ntabwo rero abantu bakwiye guhora mu ishusho, bahora basomerwa cyangwa basoma ibintu by'amashusho, kandi ibintu bitari amashusho by'ukuri byarahageze. Icyo ni cyo kinini cyane nyabona gituma abantu badahinduka. Ni uko inyigisho zigishwa mu matorero, ntabwo ari amatorero mu bihugu byacu muri Afurika gusa, ntabwo ari amatorero mu Rwanda, mu Burundi, mu bihugu by'ikinyarwanda nk'icyo ndi kuvuga gusa, ni amatorero ku isi yose. Igitabo cyitwa Bibiliya bagifashe imbumbe, cyose bagifata nk'aho ari map road, nk'aho ari ibyapa byo kugenderwaho mu nzira ngo ijyana umugenzi mu ijuru. Kandi nari ndi kumva inyigisho z'umuvandimwe yaranyohereje, ariko ari kutwereka ukuntu umugenzi ujya mu ijuru uko yakwitwara, arebeye cyane cyane kuko abamubanjirije bitwaye. Noneho wajya kureba ugasanga agiye kureba ukuntu abantu bo mu isezerano rya kera bitwaye kugira ngo batunganire Imana yabo yari ifitanye nabo isezerano ry'amategeko. Isezerano abo bantu bari bafitanye n'Imana ry'amategeko ntabwo ari ryo dufitanye n'Imana kino gihe. Isezerano rya kera rifite igihe ryakoreye kandi ryararangiye. Isezerano rishya rifite igihe ryatangiriye kandi ryo ntirirarangira. Noneho umuntu agashaka kugira ngo akiranuke mu isezerano rishya, ariko agiye kureba mu isezerano rya kera ukuntu aba kera bitwaye. Ibyo bintu ugasanga mu by'ukuri birayobya, birindagiza abantu ku buryo abantu batabibona.
rero nashizeho inyigisho enye ariko zishaka kwerekana ibintu by'ingenzi byahindutse by'ingirakamaro itorero ritari rikwiye kwirengagiza mu gihe bashaka koko gukora nk'abajya mu ijuru, mu gihe bashaka koko kubaho nk'abadateje isoni, nk'abadateje ikimwaro ubuhamya n'umuhamagaro wabo, mu gihe bashaka koko kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo buzakurura abantu b'isi nabo bakaza kuza mu byiza bakeka cyangwa bavuga ko bafite. Ndatangirira ku nyigisho nise ngo Imana yahinduye abo idutumaho hashize imyaka irenga 2000. Inyigisho ya kabiri zivuga hakiri kare kugira ngo ikurikirana izaba ivuga ngo Imana yahinduye isezerano ifitanye natwe hashize imyaka irenga 2000. Inyigisho ya gatatu izaba ivuga ngo abacunguwe ntabwo bazayoba inzira hashize imyaka irenga 2000. Inyigisho ya kane izaba ivuga ngo intwaro z'Imana zirarinda ariko ntizirwanishwa hashize imyaka irenga 2000. Muri izi nyigisho hose nagiye mvuga ngo hashize imyaka irenga 2000 kugira ngo nkwereke ko kuba muri kino gihe abantu batabyitaho ngo babigenderemo mu gihe cyacu ahubwo bakabigenderamo bitwaje igihe cyashize ni amakosa manini atuma guhinduka kwacu guhinduka tukabasa nka Yesu Kristo bidashoboka. Kamera ahangaha rero aho Imana yahinduye abo idutumaho hakaba hashize imyaka irenga 2000. Icyo bishaka kuvuga ni iki ngiki: niba Imana yahinduye abo idutumaho ni abahe dabo? Mu Baheburayo igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu haranditse ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bw'Imana ikomeye, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Ahantu ndagira ngo wumve amagambo bahavuga ni amagambo adukebura yandikiwe Abaheburayo, bakaba bari abakirisitu bari barasubiye inyuma basubira kwitwara nk'aho batamenye Yesu Kristo, bakomeza gukurikiza ibya Mose, bakomeza gukurikiza iby'abahanuzi. Uwabandikiye arababwira ati kera mu isezerano rya kera mu buryo bwinshi butandukanye Imana yavuganyirishije n'abasokuruza bacu bawo, kuko si abasokuruza bacu bariya, abasokuruza b'Abisirayeli ivugana nabo ikoresheje abahanuzi. Ati ariko mu gihe uwandikaga iyi baruwa yandikaga ati mu gihe cyacu, mu gihe bandikiraga Abaheburayo, mu gihe bandikiraga intumwa n'abandi bari barasubiye inyuma mu bya Mose n'abahanuzi, ati mu gihe cyacu Imana ntabwo icyo tuvugishiriza mu bahanuzi, Imana isigaye ituvugisha ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo. Noneho rero Yesu Kristo yasize abwiye intumwa ze ati muri abahamya b'ibi ngibi tuzageza ku mpera z'isi. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe Imana ntabwo kidutumaho Mose, Imana ntabwo kidutumaho abahanuzi, Imana idutumaho umwana wayo Yesu Kristo, ni ukuvuga ibyo yavuze, ikongera ikadutumaho abo Yesu Kristo yasize mu mwanya we ngo basigare bavuga ubutumwa bwe bahereye Yerusalemu bakazagera ku mpera y'isi. Natwe tuvuga Ikinyarwanda turi mu babarirwa mwabo bo ku mpera z'isi. None iki gihe amatorero yageze iwacu avuye i Yerusalemu abizanywe n'intumwa n'abandi bavuze ubutumwa bwiza, kandi abavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ntabwo bigeze bavuga ubutumwa bwiza bwa Mose, kuko ubutumwa bwo mu isezerano rya kera ntibwitwa ubutumwa bwiza. Bose baje bavuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko bamaze kugeza amatorero mu bihugu byacu, abanyamatorero bayasigayemo basigara bigisha itorero imirimo yose yakozwe mu isezerano rya kera,
imirimo yose yarebaga Isirayeli, imirimo yose yari yarazanywe na Mose n'abahanuzi, bigera n'aho abantu basigaye biyita nabo abahanuzi mu rwego rwa Eliya, mu rwego rwa Elisha, mu rwego rwa Yeremiya, mu rwego rwa Isaya, mu rwego rw'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Ibyo bintu ni ukurindagiza itorero. Ntabwo bikwiye ko abantu bakomeza gusomera itorero ibintu byabayeho kera, bagakomeza kuvugisha itorero bakoresheje abantu babayeho kera, ngo bavuge ngo bari kubwira itorero cyangwa bari kurirera mu isezerano rishya. Isezerano tudafitanye n'Imana ntushobora kurikoreramo ibintu ngo uvuge ngo abantu uri kubwira bazahinduka ab'isezerano rishya, ukomeza kubaheza mu isezerano rya kera. Aha ngaha hari ibintu maze iminsi babwira cyangwa namwe murabizi, kandi namwe murabizi nuko yenda mutabiha interpretation nk'iyo mbiha. Umuperezida w'iki gihugu aherutse kurakazwa nuko umunyamahanga yishe umwe mu babiri hari mu basirikari, ko menya ari umwe wapfuye atari babiri, undi akaba atarapfa akirwaye cyane. Noneho mu kwihimura cyangwa mu kumuha igihano, ahana abantu bose baturuka mu gihugu cye, kandi abantu bose baturuka mu gihugu cye ntago bishe, nta kosa bakoze. Ahana abantu bose bafite ibyangombwa nk'iby'uwo muntu, ahana n'abantu bose bava mu bihugu bikennye, kuko uwo muntu ava mu bihugu bikennye. Ibyo ngibyo yari akoze ni ibintu biriho mu isezerano rya kera, kuko mu isezerano rya kera hariho yuko, muribuka Imana ibwira, ni umuhanuzi wabivuze, sinzi niba Imana yari yamutumye, ni umuhanuzi wabwiye umwami Sawuli ngo nagenda ajye gutera undi mwami amwice, yice n'abana be n'abagore be, yice n'amatungo, ntagire ikintu na kimwe arokora. Noneho uwo mwami arokoye abantu n'ibintu byiza, n'uwo mwami ndetse yaramurokoye Sawuli, Imana yabimugayira, noneho imukuraho amaboko. Umuhanuzi araza aravuga ati Imana yakugaye kuko utishe ngo utsembe uriya mwami bari bakubwiye ko ugomba gutsemba, umutsembane n'ibye nabi n'ibintu bye. Iryo jambo riri mu ijambo ry'Imana, riri muri Bibiliya mu isezerano rya kera, ariko iryo jambo niryo rikurikizwa na kino gihe. Mu gihe Yesu Kristo ibyo bintu ntabwo yongeye kubishyigikira, kuko aravuga ati bari barababwiye ngo ntuzice, genda kubwira ngo ntuzarakarire n'umuntu. Nuko byumva, ibi ni urugero rw'uko bagiye guhana umuntu cyangwa bagiye gukora intambara biba bitewe ngo n'Imana, ariko bajya kureba ugasanga bakoze amadega. Uyu munsi byakwitwa jenoside, cyangwa byakwitwa guhonyeza ngo inyoko muntu, cyangwa byakwitwa ibyaha byose bibi, ariko uyu munsi birakorwa, abantu ntibabona yuko bikozwe binyuranyije n'ibyo Yesu Kristo yavuze, kubera yuko bitanyuranyije n'ibyanditse mu isezerano rya kera. Ubaye urundi rugero rw'umuntu wigeze kwiba, niba atitwa Daka yitwa Akani. Isezerano rya kera ntabwo nagiye kureba izina rye neza, ariko yaribye, arangije mu kumutera amabuye by'igihano, bamutera amabuye we n'umugore we n'abana be n'urubyaro rwe n'ibintu byose n'ibyo yibye byose babirundaho amabuye, igihano cy'akabarore. Rero uyu muperezida wahannye umuntu umwe wishe undi, kandi nyamara muri kino gihugu cya Amerika abantu barasana ni benshi, ariko ntabwo bahanwa gutyo. Ariko we yahannye kuriya kubera ko atekereza yuko uriya muntu ari umwanzi, n'igihugu yavuyemo ari abanzi, na bene wabo ari abanzi, n'abakene bose ari abanzi, bose abahana ku buryo bumwe. Ibyo ngibyo ntabwo ari igikorwa n'umuntu w'umwari w'umunyeshuri wa Yesu Kristo. Umwigishwa wa Yesu Kristo we yamubwiye yuko atagomba kwitura inabi ku nabi, kandi noneho hariya nta nubwo ari ukwitura byibuze uwakoze inabi, ni ukwegisitada inabi ku bantu bose barengana. Ibyo rero ntabwo ari ubwigishwa bwa Yesu Kristo. Ibyo kandi ntabwo ari wowe wenyine ubikora, ibyo bikorwa n'ahantu henshi cyane ku isi. Noneho iyo ubwiye abayisilamu cyangwa mu bindi bihugu uti mbazaniye ubukirisitu, ndashaka kubabwira Yesu Kristo, urabwira ati Yesu Kristo ushaka kumbwira ntabwo ari wa wundi utuma muza kubombarida muri Gaza mukamwaragize kwa kundi. Yesu Kristo muri kumbwira ntabwo ari we utuma muza kuturenganya muri ibi ngibi. Hano muri Amerika dufite amahirwe yo guhura n'abanyamahanga benshi, ariko iyo babwiye wowe yuko wizera Yesu, bakubwira bati okay, jyana idini ryawe hirya, turabizi uburyarya bwanyu, turabizi ubugome bwanyu, mwishe abantu mwana wamaze ku isi,
turabizi hano muri Amerika habayeho ubucakara bwo gufata abirabura bakabagira imbata zidahembwa, bakora imyaka magana angahe babamereye nabi. Byakorwaga bavuga ngo no muri Bibiliya birimo yuko uburetwa bwemewe, kandi ntabwo bigeze Imana ivuga ngo bakureho uburetwa. Urabyumva? Abantu bakitwa ijambo ry'Imana bagakora ibintu bibi, kandi nyamara muri iryo jambo aho bavuga umuretwa, bavuga yuko yari imbata ya Yesu Kristo, nk'uko n'uwari umutwaye yari imbata ya Yesu Kristo, bityo bakaba bagomba kubahana. Ariko abandi bafata iryo jambo rya Yesu Kristo bakarigoreka. Bityo rero bene data, igituma dufite ibibazo mu isi no mu itorero muri kino gihe cya mbere ni icy'uko tutazi neza ko hashize imyaka 2000 Imana itakidutumaho abahanuzi bo mu isezerano rya kera, ahubwo yaradutumyeho umwana wayo, ikongera ikadutumaho intumwa zayo. None uyu munsi igihe twigisha mu itorero ntidusoma ibyanditswe n'intumwa, ntidusoma amabaruwa ya Pawulo, ntidusoma amabaruwa y'intumwa, dukunda kwigira mu byanditswe na Mose n'ibyanditswe n'abahanuzi nk'aho ari byo bitubwira gusa na Yesu Kristo. Kandi Yesu ntabwo yadusize atubwiye ngo mugende mukorere abantu bose mubahindure abigishwa ba Mose cyangwa abahanuzi. Yaravuze ngo mugende mubigishe ibyo we yigishije, hanyuma tubahindura abigishwa be. None abantu bahindutse abigishwa ba Mose, abantu none uyu munsi ntiwamenya niba ari abigishwa b'Imana, abigishwa ba Yesu Kristo, cyangwa ba Mose, cyangwa abandi bandi. Muri Luka 16:16 haranditse igihe Mose n'abahanuzi bahagarariye, kandi guhera icyo gihe ntabwo umuntu akwiye kongera kwigisha ibindi uretse kwigisha ibya Yesu n'ubwami bwe gusa. Luka 16:16 haranditse ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana, ngo uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe umuntu wese arabutwaranira. Bene data, ikintu kirimo cy'ingenzi aha ngaha ngiki nuko amategeko n'abahanuzi, ariko amategeko ni iki? Ni ibitabo 5 bya Mose. Amategeko ni ibitabo 5 bya Mose, ni ukuvuga igitabo kiva mu Itangiriro, Kuva, Balewi, Gutegeka kwa kabiri n'ibindi bire bitabo ko ari 5, ugashyiraho n'ibitabo byose by'abahanuzi. Yewe ubwo rero ntabwo waba uvuze yuko amategeko n'abahanuzi ngo bigarukira kuri Yohani Batista, ngo uvuge ko amateka ya Isirayeli yo ari yarenga Yohani Batista, kuko hari ibitabo by'abami, ibitabo by'abami ba mbere n'aba kabiri, biriya bitabo by'abahanuzi ariko bisa nkaho bivuga ubutegetsi bwa Isirayeli. Ibyo ngibyo bitagiye mu rwego rw'abahanuzi bijya mu rwego rw'amateka. Ibyo bitabo rero byose ni ibya kera, ni isezerano rya kera. Yesu ati byarakoze, dore ngiyo ngo byabayeho, ni ukuvuga byarakoze kugeza igihe cya Yohana Batista. Kubera igihe cya Yohana Batista, igihe Yesu yatangira kwigisha, abantu bagomba gutangira kwigishwa iby'ubutumwa bwiza. Kandi iby'ubutumwa bw'ubwami ni ubuhe? Ubutumwa bw'ubwami butangirana n'uko abantu bagarukira Imana, bakizera Yesu Kristo, Yesu Kristo akababarira ibyaha byabo. Ahasigaye none bagatangira kwigishwa ukuntu abantu babaho mu bwami, kandi ukubaho mu bwami abantu babaho mu rukundo rwa bagenzi babo, bakabaho mu kubabarirana kwa bagenzi babo, bakabaho mu kwihanganirana, bakabaho uko Yesu Kristo abivuga, uko ababyawe n'umwuka babayeho. Kubera ko abantu badatinda mu nyigisho z'isezerano rishya, bakamara igihe cyose bigisha inyigisho y'isezerano rya kera. Noneho n'umuntu bamutiza imbaraga zo kujya gusomera Bibiliya akajya mu isezerano rya kera, ahari no ko ari byo byoroshye, kuko ari igitabo cy'amateka cy'ibintu byarangiye. Warangiza ugasanga umuntu ashyira mu bikorwa ubuzima n'imibereho y'igihe cy'isezerano rya kera, ariko ntazigera ashyira mu bikorwa ubuzima n'imibereho y'igihe cy'isezerano rishya. Umuntu ntabwo ashobora gukora imirimo myiza Imana imushakaho, kuko imirimo myiza Imana yaduhinduriye abana bayo ntiyigeze ibaho mbere y'uko Yesu aza. Iyo mirimo Imana yageze ngo tuyigenderemo ni imirimo ibaho mu isezerano rishya, ni imirimo ibaho abantu bamaze gusobanurirwa iby'agakiza kaje muri Yesu Kristo. None rero tuzatangare abantu bigishwa ibitari ibyo bagombye kwigishwa, nibarangiza bakabaho ubuzima butari ubwo bagombye kubaho. Tuzatangare abantu basigaye baba igitutsi ku isi aho kuba igisubizo cy'isi. Yesu yari yadusize ubwo tuzabe urumuri rw'isi. Ariko se umuntu yaba urumuri gute mu gihe abantu bose bamwita umwesikoro,
mu gihe abantu bose babona ibyo yakoze akuye mu isezerano ritari irye, ari ibyo akora kandi bibi, ari ibyo abamo kandi bibi, wabona urumuri rw'abandi gute utabaha urugero rwiza? Ibyo rero byatewe n'uko Imana yahinduye abantu yadutumyeho, ntikidutumaho Mose, ntikidutumaho abahanuzi, yadutumyeho intumwa zayo, ariko yabanje kudutumaho umwana we Yesu Kristo. None ibyo ngibyo ntabwo ari byo bigikorwa, hasigaye hakorwa ibindi. Ntimutangare rero ngo mwibaze igituma isi yanduye uko yanduye kandi yandujwe n'abakirisitu. Muri Matayo 24, reka mbere ku murongo wa 9 ngera ku wa 14. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Muri iyi minsi inyigisho zivuga ko Yesu agiye kuza ziruzuye, nizo nyinshi, ariko ntabwo abantu babona ikibazo gihari, kuko ntiyavuze ko imperuka izaza gusa, yavuze n'uburyo imperuka izaza isanga ibintu bimeze. Dore hariya baravuga ngo intumwa azibwira ati bazabagambanira, bababaze kandi babaziza izina rye. Uyu munsi koko abantu iyo bavuze yuko ubwesikoro buri mu itorero, namwe mwumva ko abitwa abayesikoro baba bazize izina rya Yesu Kristo? Ntabwo baba bazize izina rya Yesu Kristo, baba bazize ubujura. Kuko icya cumi n'amaturo bafata aricyo gituma abantu barabise abesikoro, ukwambura abantu twabo aricyo gituma abantu barabise abesikoro, byanditse mu isezerano rya kera, ni itegeko ryo mu isezerano rya kera. Rero ayiba batari barafashe isezerano rya kera ngo bakuremo ibibaha inyungu ngo babizane mu isezerano rishya, ntawe ari kubita ibisambo, ntawe ari kubita abajura. Bityo rero iyo bafunzwe cyangwa iyo bafungiwe n'insengero bazira yuko ari abajura, ibi ngibi ntabwo ari ukuzira Yesu Kristo. Noneho ngo bazangwa n'amahanga yose bahora izina rye. Umuntu wanga kuba umukirisitu abitewe n'uko abakirisitu ari indyarya, kuko bavuga ibyo badakora, bakabaho ubuzima bubi bw'ubugome n'ubugambanyi n'ibindi bibi byose, kandi bari kwigisha ngo Yesu ugira neza batakora nka we. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo cyo kuzira Yesu. Umugabo witwa Gandhi ari gukora revolution y'Abahinde yaravuze ati, umugabo witwa Yesu muvuga ayiba mwakurikizaga ibye, nanjye namukurikira, ariko kuko mudakurikiza ibye mukaba gusa muvuga ariko ntimukore, ntabwo nshobora kuba umukirisitu, nzakomeza nibera umuhinde, agume mu idini rye rya Hinduism. Ibi ngibi abantu benshi barabivuga muri kino gihe, cyane cyane abazi ubwenge, bazi ko hariho n'andi madini, bareba imyitwarire ya gikirisitu. Twigisha ibintu byiza bya Yesu Kristo, ariko ntagire umuntu ukora ibyo byiza Yesu Kristo yavuze ko dukora, akavuga ati reka da, aho kugira ngo mbe nkamwe nzaba uko nari nsanzwe. Icyo rero ibyo bintu ntabwo ari ukubitara Yesu Kristo yadusigiye. Noneho rero dore Yesu yavuze muri iki gihe ngo azaba agiye kugaruka, ngo abantu bazasubira inyuma. Ni ukuvuga abantu bo mu itorero, abapasitoro, abashumba, ababishopu, izo ntumwa, amazina yose bihimbye, donc bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Ibi ngibi nibyo muzi, nibyo bashinja abanyetorero. Ubugambanyi buba mu itorero, yewe n'amarozi ngo asigaye ari mu itorero kurusha uko mu bandi bantu bo hanze. Noneho ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka ngo bayobye benshi. Muzambwire umubare, hazagira umuntu wifata ipene yo kujya kureba kuri YouTube, arebe za shene zo mu Rwanda no muri Kongo no mu Burundi, kuko nizo ndimi yenda mwumva, kuko ndi kwigisha mu Kinyarwanda, arebe abantu bitwa abahanuzi baziri. Hari shene z'abahanuzi ku giti cyabo, hari na shene z'abandi bantu bameze nk'abacururiza abo bahanuzi, abahanuzi baza kuvugiraho.
murambwira muri abahanuzi benshi murabona Yesu ataravuze ngo nawe ibinyoma. Icya mbere mu ijambo twatangiriyeho, Imana ntabwo ikoresha abahanuzi ngo ituvugishe. None bariya abantu baza kuvuga bavugishijwe nande? Kandi ngo Imana kera yaravugisha abahanuzi, uyu munsi ikaba itakibavugisha. Ngo kera yavugishije abantu mu bahanuzi, none muri kino gihe isigaye ivugishiriza abantu muri Yesu Kristo. None barabaza bavuga ngo turi abahanuzi. Ubwo koko ubu umuntu azabagira gute? Yesu Kristo yarababwiye ngo abahanuzi bazaba ari benshi, ariko bazaba ari ab'ibinyoma baje kuyobya benshi. Umurongo wa 12 rero ngo ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja iyo abantu bafite mu mitima ibintu byo guhora, iyo abantu bafite mu mitima abantu ibintu by'inziko, iyo abantu bafite mu mitima ibintu bitari byo kubabarira, iyo abantu babaye nk'uko mubona abanyetorero ba kino gihe babayeho, urukundo ruba ruri hese? Ruba rwarakonje. Noneho niba rwarakonje rwa ruhari ntabwo mbizi. Hari igihe umuntu abona ibintu bikorwa mu matorero ukibaza niba koko barigeze baba abana b'Imana, barigeze bagira urukundo ruva ku Mana. Cyakora Yesu arababwira ati mwe abarimo koko niba mufite rukonje mwararwiza, ati mwihangane kugeza ku mperuka nimuzakizwa. Ariko mwihangane mukora iki? Mwihanganire muri rwa rukundo, mwihanganire mu kutarenganya, mwihanganire mu kutagira ubugome abandi bantu mubona bafite, mwihangane mutakurikira cyangwa mutumva inyigisho z'abantu bigize abahanuzi kuko ari ab'ibinyoma. Uwihangana akeza ku mperuka azakizwa, anyuze ukubiri n'abantu bishyizeho uyu munsi bitwa abahanuzi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo bwagombye kwigishwa kugeza kuri kino gihe cyacu. Ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubuhe? Bukaba ari ubuhamya bwo guhamiriza abantu bose n'amahanga yose ko Yesu Kristo yabayeho hashize imyaka irenga 2000, kandi akaba yarazanywe no kubabarira ibyaha by'isi ku bamwizera, akaba yaraje kuba incungu y'ibyaha by'abantu ku bamwizera. Ngibyo ibintu abantu bari bakwiye kwigisha, bakareka kwigisha Esiteri na Aburahamu na Isaka na Yakobo na Daniyeli n'abandi bose bo mu Isezerano rya kera. Kuko niba Imana itubwira ngo ibintu bya kera byari ishusho, none rero ibintu bitari ishusho byarahageze. Yesu yarahageze, inyigisho ze zarahageze, zirazwi, barazanditse. Niki gituma abantu batinda mu nyigisho z'abari bategurije Yesu aho gutinda mu nyigisho z'uwo bari bategurije? Uwo bategurije yarahageze, inyigisho ze ntacyo zibabwiye, ariko abantu batinda mu nyigisho z'abari baje kumuteguriza. Dusomye muri Luka 24 umurongo wa 45 kugera ku 48 haranditse ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Uwo ni Yesu amaze kuzuka. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose kugeza mu izina rye, ngo bahereye kuri Yerusalemu. Ati ni mwebwe bagabo b'ibyo ngibyo. Bariya abantu yasize b'intumwa abise abagabo bo guhamya ibyo kuza kwa Yesu Kristo no kuza kubwiriza amahanga yuko kubarirwa ibyaha byigishwa muri Yesu Kristo, bariya bitwa abahanuzi se? Biswe intumwa n'abo yohereje kugira ngo bajye kuba ubuhamya bw'uko Yesu Kristo yaje. Ariko kino gihe umuntu akakubwira ngo reka turebe ijambo ry'Imana byanditswe mu gitabo cya Mose hano, tujye mu kubara, tujye mu Balewi, tujye mu biki. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo Yesu Kristo byatumye abwira intumwa ze ngo muzahere i Yerusalemu mugere ku mpera z'isi mubabwira ibyanditswe na Mose. Ntabwo ariko byari bimeze. Muzahere i Yerusalemu mugere ku mpera z'isi mubabwira ubuhanuzi bwa Yeremiya cyangwa ubwa Zakariya cyangwa ntabwo ari ibyo Yesu yavuze. Yavuze yuko bazahera i Yerusalemu bakagera ku mpera y'isi ari abahamya b'uko Yesu Kristo yaje ku isi, ari abahamya b'uko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo abamwizera bose bagire ubugingo bw'iteka batarimbuka. Ariko abakunzi b'isezerano rya kera, abakunzi ba Mose n'abahanuzi boretse itorero baryigisha ibyo bita ijambo ry'Imana, ariko ritari ijambo rya Yesu Kristo.
Yesu Kristo yabayeho ari uko abaye umuntu. Nabo biriya bintu bigisha bya mbere yuko Yesu Kristo aba umuntu babyita ijambo rya jambo. Nubwo nawe ari ijambo ry'Imana, ariko iyo Mana ifite abo yarigeneye mu isezerano rya mbere, n'abo mu isezerano rya kabiri ifite yarigeneye. Abo mu isezerano rya mbere yababwije ikoresheje abahanuzi, abo mu isezerano rya kabiri ibabwira ikoresheje umwana wayo. Abo mu isezerano rya mbere yababwiye ikoresheje abahanuzi, ariko bari abagaragu b'Imana. Abo mu isezerano rya kabiri ibabwira ikoresheje umwana wayo, abamwizeye bagahinduka abana b'Imana. Ni gute abantu baba bari mu gace k'abana b'Imana bagakomeza kwigishwa ibyari bigenewe abagaragu? Ijambo niba ari wo mugati, ari ibiryo byagenewe abana mu gihe cya Yesu Kristo, noneho ubwo ni umugati, ibiryo byagenewe abagaragu mu gihe cy'abagaragu. None umubyeyi akaguha ijambo rye ari wo mugati wo guha abana be, ugafata umugati yari yageneye abagaragu ukaza kuwugaburira abana ukeka ko uri gukora neza. Hano mukora gutyo mutukishije izina ry'Imana hano ku isi, kandi ntabwo nzi igihembo cyanyu uko kizaba kimeze mu ijuru. Imana ibagirire neza. Turasubira mu kanya cyangwa se ubutaha muje kuri uyu murongo ngo nongere mbereke ibintu byahindutse, ariko abantu bo mu itorero bakaba baranze guhinduka, bo bakigumira mu isezerano rya kera. Refuge TV ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.